yashyizemo n'umwana w'abahanuzi ubutumwa bukwira isi yose, ishyiraho itorero ryayo ryubatse ku biti bya elayo n'ibitereko by'amatabaza. Uko panye nkuko bavuze ni pasiteri yagize yerekwa, aravuga ngo ngiye narubonye indirimbo, aranayimbaza ari kuririmba nabi pe nk'abasaza, ariko yiririmba nabi. Giye gutegura igitaramo ya bisaba n'amafaranga, bisaba amafaranga, bigasaba umwanya, bigasaba abantu, kuko n'ubundi akavuga ngewe mu rwego rwo kugira ngo nifatanye na Anto kuririmba niyo kumusapotinga, nshobora kuvuga ngo support yanjye azanzamuhamagara ajye muri studio nishyure nawe ni support, cyangwa se no muri concert nabonye abantu baze gukorera Imana agatanga amafaranga kugira ngo ibikorwa nka biriya bigende neza. Hanyuma n'iki wabwira abantu bafite umuhamagaro kuririmba cyangwa se indi mihamagaro iyo ari yo yose kugira ngo ubwami bw'Imana bugende neza ariko bakitinya mubwira? Icyo namubwira ni ukumubwira yuko uko ukorera Imana ni ibintu bisaba kwitanga, ukigomwa, ukagira iby'agaciro wowe wigomwa kugira ngo uhereze Imana icyubahiro cyangwa ubere umugisha abandi. Hari abantu batagira umwanya wo kujya mu nzu y'Imana, batagira umwanya wo kujya mu rusengero, batagira umwanya wo kwicara n'amasaha nk'atanu ngo bakurikire ibyo muri korari bari kuririmba cyangwa iki. Ariko muri kaza akora cyangwa muri bwa buzima bugoye arimo, afite wenda iminota 30 cyangwa 10 yo kujya kuri YouTube. Niba indirimbo wayikoze ukayishyira hariya, wa muntu wabuze wa mwanya aragenda ashake bwa butumwa washatse gutanga abukore kuri YouTube, kandi arafashwa. Icyo Imana yaguhamagariye gukora ubu uragikoze. Iyo Instagram yitwa Anto Official, aho biroroshye guhita uhambona. Uyu nyandikiye tukavugana n'ikintu wenda ushaka kungeza. Yes, bakunzi Impamba Nyayo TV turabasuje aho muri hose muherereye, amahoro y'Imana bane namwe. Tubahaye ikaze aho muherereye hose, mwaba muri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mwaba muri hirya no hino, n'ukuri tubahaye ikaze kandi muraba agaciro. Tunejejwe n'Imana rero kuba mudukurikiranye. Hanyuma rero nkuko mubibona imbere yacu dufite umutumirwa, nimba ndamwita umushitsi ku Impamba Nyayo ariko n'umushitsi w'umusangwa, ariko ngo wemere tukwakire. Yego murakoze cyane. Amakuru ni meza. Wasuhuza abakunzi b'Impamba? Murakoze, ndabashuje mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nkuko musanzwe mubizi nitwa Iragwa Antoinette, nkaba nitwa n'irindi zina abantu benshi banziho Anto cyangwa se Anto Birarema, ndiri izina ry'ubuhanzi ibirenze ibyo bari ndano bigishe. Anto Birarema, muri ayo mazina yose ni irihe zina ukunda? Amazina yose ndayakunda bitewe magarizina nuko bo iryo zina nawe, kandi nanone iyo umuntu tuvuge ampamagaye izina rijyanye n'umurimo nkora w'uburirimbyi, nabyo mbona ko abahaye agaciro wa murimo. Yego, binyereka nyine ko yabaye yabyitayeho, arabikurikirana, amenya Anto, amenya Birarema bisobanuye iki, bituma ajya gushaka nyine ibya Birarema. Yego, murakoze cyane rero Anto Birarema. Reka twibutse abadukurikiye yuko uri n'umuhanzi. Yego, nagwa bivuze ikindi kirenzeho uri n'umwana wo mu gitambyi, umwana wa pasteur. Nago abantu babizi ariko ni nabyiza. Reka rero dutangire, mbere ko dutangira utangire usenga Imana. Yego, reka dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana ishobora byose, turagushimira ko umukozi w'umuhanga waturindiye ahantu hatandukanye, uturindira ubugingo n'umubiri, kuba turiho nuko Yesu Kristo watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Data mwiza, aya masaha turi imbere yawe, ndakwinginze reka amaraso ya Yesu Kristo yamenye ku musaraba aze atweza dutunganye aho twakubabaje Yesu, aho twagiye mu bidatunganye, tujya kuri amaso yawe ngo tubabarire Kristo. Mana ndagusabye ngo uzubane natwe muri kino kiganiro,
mwami Imana ndabizi ko hari benshi bagikurikira bafite imitima yihebye, bafite ibibazo bitandukanye, uburwayi, ubukene, intambara zitandukanye zo mu mubiri. Mana yacu, kubwo gukurikira ikiganiro bitewe n'amagambo ahumuriza tukoresheje cyangwa se bitewe n'ubuhamya bwa benshi, abantu bagakira kandi bagakizwa rwose. Ndagusabye ngo ubane natwe rero, ibyo tuvuga ntabwo ari twebwe, uze utuyobore kandi imbaraga z'Umwuka Wera zituganze, icyo twirukanye n'imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Reka Data uzubane natwe, utuganirize kandi uhumure imitima yacu, byose mbisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, urakoze, amen. Urakoze cyane rero. Reka tuganire na utubwire Anto muri makeya, duherukana aho duherukaniye, naje muri consent yawe. Yego. Narabibonye rwose uburyo abantu bari bayitabiriye, uburyo wari umeze. Tubwire mbere yuko utegura kiriya gitaramo, wari wumvaga umeze ute? Mbere ntaragitegura, urumva gutegura ikintu cyitwa concert ni ikintu kiba giteye ubwoba, ariko navuga nkuko abantu bagiye gutegura ubukwe nabo barabizi. Iyo agiye gutegura ubukwe bamwe na bamwe, iyo turi kuganira nk'abantu bisanzura, avuga ko biba bikomeye, aravuga birakomeye, yagize ubwoba, mbese kumva nyine nawe amahoro azayagira birangiye. Nabyo rero ni nkabyo ko navuga ko hari n'abantu bamwe bamamagaraga bakambwira ngo Anto, ngo rero ngo niba ngibi bishoboye n'ubukwe ntabwo bizakugora. Nyine ni ibintu baba bavuga bakurikije ukuntu bigoye, gusa nyine ibintu byose birimo Imana birakunda. Yego. Ntabwo wavuga ngo bizagorana cyangwa bizoroha, bizaterwa n'uburyo wabihaye umurongo. Iyo wavuze Imana ngo ijye imbere yawe ukabiharira Imana ukituriza, biremera, birashoboka. Ariko iyo ugaragaje ko uri umunyembaraga, ukagaragaza ko uzashobora ibintu, abantu bose wabaciye amazi ukavuga ngo ngiye ndifite, ngewe ndashoboye, icyo gihe nyine za mbaraga zawe zirabura, none ugasanga urasebye, ugasanga ibintu biranze. Ariko Imana yishyize imbere, biremera. Nanjye ntangira byari bigoye, nyine ndi kwibaza ukuntu bizamera, nkavuga si ibintu natangiye koko bizashoboka, ibi bintu ninjiyemo ndi kubona nzabishobora. Ariko ndashima Imana ko nayishyize imbere, maze kubona ko nta mbaraga mfite, maze kubona yuko nta bushobozi mfite bwatuma concert iba nziza, bishyira imbere. Ndavuga Mana, uyu ni umushinga wawe natangiye. Byagenze neza. Imana rero yabigiyemo bigenda neza, ndayishima. Yego. Nibihe ni izihe mbogamizi wagiye uhura nazo mu gutegura igitaramo cyawe? Imbogamizi ni nyinshi, harimo ubushobozi. Urumva gutegura igitaramo ntabwo ari ibintu bisaba ngo ubyuke mu gitondo ukarabe ugende ugiye gutegura igitaramo. Bisaba n'amafaranga, bisaba amafaranga, bigasaba umwanya, bigasaba abantu, kuko n'ubundi udafite abantu ntacyo washobora. Noneho kubona abantu uko bashaka muri departement zitandukanye, ni cya gihe nyine. Yego. Kugira ngo uzabone abantu bafata umwanya wawe wabo ku bwawe, nabyo ni ibintu ntabwo byari binyoroheye. Ko hari ubwo nabwiraga umuntu umwe ndahari, undi nabwira ntabwo mpari, ubwo birasaba ngo negereze ko bose nzababona, mbahuze, tugire ibyo dupanga. Rero ndashima Imana ko byari bigoye, ariko Imana yagiye ibikora. Abajyanama beza, abapasiteri baritanga ku bwanjye, abantu benshi batandukanye, abaririmbyi, abahanzi natumiye, mbese abantu bose nabwiraga wa mwanya, Imana yakoze ibitangaza, barahuma kandi byagenze neza. Yego, murakoze. Ngaho tubwire nyuma yo kuva nyuma y'igitaramo. Nyuma y'igitaramo hari abantu byibuze bakwegeye bakakubwira ati gutya na gutya? Igitaramo narababonye ko urumva bya bindi nibagiraga se bizaba bimeze gute, byageze nyine mbona finale ukuntu byagenze. Urumva nari natumiye Bosco Nshuti, hari abantu bamwe nawe bajyaga bambwira Anto watwiyemeye Bosco Nshuti ntago azaza. Yewe kumva yuko nyine kuba namutumiye gutumusuza, tubwiye ngo yarakoze kuza kwitanga. Baravuga gute watumira Bosco Nshuti Anto, wewe nyine bampinza hari niko navuga. Ariko nyine ni kwa kundi umuntu iyo ari gutegura ibintu biri strong cyangwa bigoye, ntago bawimvisha ko ibyo binazabigeraho. Ariko yaraje, haza abanyamakuru bo kuri televiziyo, ku maradiyo,
haza bishop byabaye byiza urumva rero byabaye byiza natwe twari duhari yego nawe waraje barabibonye byari byiza pe kuniro byari bimeze noneho feedback bamaye nyuma barambwiraga ati Anto rwose pe ibintu watubwiye twarabibonye ntago watubeshye twari tuzi ko uzatubeshya twari tuzi ko nyine uri gukora ibintu byo gutwika urabizi ko muri kino gihe hari igihe umuntu avuga ngo kugira ibintu bibe byiza reka mbwira abantu ko ibi bizaba bihari ntibabibone ariko byagenze neza bambwiye ko byagenze neza kandi nanjye narabibonye abantu baritabiriye ku buryo ku rwego nyine nanjye rwashimishije umutima wanjye rero ntacyo nashinje Imana nyuma y'icyo gitaramo ni iki wabwira cyangwa se n'ibyo uteganyiriza abakunzi bawe cyangwa se bakunda uburyo ki ukora umurimo w'Imana ibyo mbateganyiriza ni byinshi harimo gukomeza dutarama harimo gukora umurimo w'Imana kubona indirimbo nyinshi n'ibindi bikorwa by'urukundo nyine umwuka azajya nshoboza nzabikora ariko cyane cyane ni ukuvuga ko niba naratangiye uriya murimo nkavuga ngo ntaramiye abanyamusanze ntabwo ari ibintu byo kureka ahubwo noneho ni ugushaka ibyiza kurenza ati ibi natangiriyeho byari biri kuri uru rwego reka nshake noneho ibindi bimeze neza kurenza kugira ngo abanyamusanze cyangwa se abanyarwanda cyangwa abakunzi b'umusaraba nk'uko tubivuga barushaho kwishimira kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke hanyuma se ni insengero zingahe umaze gutumirwamo tujya tugira ikibazo yuko abantu batangira gukorera Imana mu by'ukuri ariko batangira gukorera Imana ugasanga bagenda bahura n'imbogamizi zigiye zitandukanye kubura nyine umwanya ntibahabwe umwanya wowe bigenda gute iwanyu uhera iwanyu buryo ki babyakira twabonye paseri banyu bari baje cyane abashumba ababyeyi ba rwose aho usengera bari baje rwose ese nyuma y'icyo gihe bajye baguhereza umwanya mu nsengero mu bitaramo bigiye bitandukanye yego barabikora mbere yaho barabikoraga cyane nk'aho nsengera mu badezamida n'abashimiye aho bari abashumba bacu Imana bamugisha cyane ko uwamfashije kwa Dr. Faustin Mudezami mugenzi wa Mudezami pastor wanjye ariko yanamfashije nk'umwana we yitangira concert yanjye ku rwego rwo hejuru noneho mu badezami aho nsengera naho byarakomeje bakomeza kungira n'icyizere bundi umuyobozi w'urubyiruko rero barakupromotinze ubwabo byutse cyangwa cya gitaramo nakoreye hariya ntabwo kizarekera hariya gusa ahubwo wamurira urakomeza ukongerezwe n'umwitorero yego dukomeze dutarame turirimbire Imana urumva ntabwo nzabikora kubw'inyungu zanjye bizaba ari inyungu rusange itorero rigubwe neza abaririmbyi abakristo mbese buri wese mu ruhande yego agubwe neza kubera ko hariho umuriro watangiye kwaka ariko ukurikije ukuntu abantu bakwitabiriye mu by'ukuri tekereza ko byakongeremo imbaraga ubona ko mu by'ukuri ufite hari icyo ufite muri wowe yego ni nk'ibintu bingahe wumva mu by'ukuri hari icyo byagusigiye aho bati kanshyira imbaraga hanaha si ngombwa ngo watubwire wenda yego si ngombwa ngo mpababwire ariko uko bimeze kose iyo ukoze ikintu nka kiriya uhita ubona yuko ugifite urugendo rukomeye cyane kuko ari nk'abantu bajya inama cyangwa umuntu wabibonye araza akakubwira Anto byari byiza ariko ukoze gutya byaba byiza kurushaho cyangwa akabwira Anto byari byiza ariko haburagamo ibi ngibi ubundi kirazira kubona hari ikintu kibaye kitagira commentaire hari iziba nziza hari iziba mbi hari n'umuntu uza akakubwira ati byari byiza ariko Anto wari wambaye nabi urwo ni urugero byari byiza ariko Anto wari ufite isoni Anto wari ufite ubwoba rumva ni ibintu biza kubera ko watangiye buriya biragoye kugira ngo ube nta kintu wakoze ngo umuntu akubwire ngo kosora iki cyangwa ube nta kintu wakoze ngo umuntu akubwire ngo haburagamo iki ahubwo kuba narakoze byamaye izindi ideas nyinshi zo kugira ngo ikindi gihe ninkora nzakore noneho ibiruta ibyo nakoze cyangwa nzakore ibyiza niko navuga yego mu ndirimbo zawe nihe ndirimbo nk'imwe cyangwa ibiri uvuga ati iyi ngiyi rwose iyo nanjye nyiririmbye numva hari ukuntu mbaye yenda zose ni nziza ariko haba harimo imwe cyangwa ibiri zihatse izindi cyangwa zose zifata kimwe kuri wowe indirimbo zanjye zose nzifata kimwe gusa nyine hari igihe umuntu ambwira
ngo ariko nubwo indirimbo zawe zose ari nziza, indirimbo yitwa Birarema ndayikunda, ni urugero nk'umuntu akavuga ati Birarema ndayikunda, ndava arakomeye ndayikunda, urayebuje ndayikunda, undi ni umukizire yansohoye nyuma ndayikunda. So nkanjye w'umuhanzi indirimbo zanjye zose ngomba ndanazikunda, simbisa ndazikunda zose, nzikunda kimwe. Ahubwo noneho bisaba ngo uko nayiteguye cyangwa uburyo kinayirepese amavuta narindimo niyo atuma nyikunda cyane. ubu ngubu uri kukundi yihe kano kanya uwaka kanya bambaza ngo uri gukundiye, navuga ko Imana ikomeye cyane, ubu nakumva ko ari iri muri njyewe cyane. Irakomeye, arakomeye. Okay. Byiza cyane. Reka tubwire abantu bafite ibibazo uyu mwanya ngo Yesu agize ute? Arakomeye. Kuba akomeye twaramwiringiye rero natwe rero, nubwo tushaka kuba turi mu bihe bitari byiza, ariko nidukomere kuko twiringiye agize ute? Arakomeye. Ni umunyamaboko, ni umunyembaraga. Ngo reka tubwire iyo ndirimbo Arakomeye wayihimbye uri mu buhe mwanya, byagenze gute? Ni indirimbo nziza rwose ifite n'iyerekwa. Aho hantu noneho rero muri iryo yerekwa tubwire iryo yerekwa noneho rero ifite iyerekwa ko kugira ngo iyi ndirimbo isohoke, papa wanjye nk'uko babivuze ni pasiteri, yagize iyerekwa aravuga ngo ngiye narubonye indirimbo, aranayihimbaza ari kuririmba nabi pe nk'abasaza, ariko yiririmba nabi, afata kuri WhatsApp ari recording, numva ari ibintu Imana yanjye kuzabihimba bizangora. Arangije aravuga ati aya magambo nayeretswe, Imana irakomeye, ambwira ibitereko by'amatabaza, ambwira ibiti ibintu byinshi cyane. Biragucanga wowe? Birancanga, ariko umuntu yari yagize iyerekwa. Iyo umuntu afite iyerekwa ko biri kose iyerekwa rigomba kujya ahagaragara ibintu bikagenda neza. Noneho ayimpaye aravuga ati nunatinda ahubwo se muri studio mu gitondo ubwo nanjye nkimara kubona rya yerekwa rye nabyutse ndi kwandika amakosa yari yakozemo, ibintu bitameze neza. Wabihaye umurongo kizima niko ari wabonye yerekwa? Yego. Ngenda ku yerekwa rya papa, ndagenda muri studio, indirimbo barayikora, ariko nanjye rya yerekwa wagira ngo umwuka yari yadusanze tutabizi, kuko byageze burinjyamo cyane. Yego. Numva ndayikunze, nanjye nyiririmba nkumva Imana irakomeye, nkayikurura nkabyumva cyane. Rero nuko nguko naje kuyikunda kure, ababona nsigaye nanarenza wagiriye yerekwa. Ubwo yabyakiriye ate akimara kubona wayisohoye? Yarishimye cyane, aravuga ati nizere ko ari mwe mu batera aho ng'abantu rufite. Okay. Ni byiza cyane. Nizere ko wowe rwose uratandukanye, numva nimba ufite muzehe pasiteri mubyeyi uguhimbira n'indirimbo avuga ati dore iyi ndirimbo, urumva ko muzukuri umeze neza cyane. Hanyuma hirya y'iyo ngiyo yongera ngo iyo ndirimbo ishobora kuba ari nk'iya kangahe mu ndirimbo wajyanye muri studio? Ni ya gatatu. Katuvuge kuri indirimbo Urahebuje, harya niyo witiriwe iyi album yawe? Oya, nayitiriye Arakomeye. Arakomeye. Tuvuge kubera icyo wahisemo kuyita Arakomeye kandi nzi ko ufite indirimbo nyinshi? Urumva icyatumye nyitirira Arakomeye ni indirimbo yiyerekwa, niko nabivuga. Okay, n'izindi ndirimbo ntago tuzikura mu bitekerezo, ni Imana ibiziduha, ariko hari indirimbo ririmba yaje miyerekwa mu buryo busesuye. Okay, yego. Rero numvaga ko kuyitangirana concert ya mbere ari ikintu cyo kunyereka ko Imana ikomeye, ishobora no gukora ibitangaza kuri ira concert, nanjye nkabibona zambaraga zayo, kwa gukomera kwayo, bya bindi naririmbye abyibonera. Okay. Byaguteye no gutinyuka. Hanyuma se usibye iriya ndirimbo Arakomeye yihushirwa muzehe yaguhaye kagoreza igitekerezo, hari izindi ndirimbo yaba yaraguhaye? Nazindi arama, ubwo aracyategereje. Hari izindi ndirimbo birumvikana nyinshi ufite ugomba kuzajyana muri studio, sibyo? Hanyuma ni ikihe ikintu wabwira abakunzi bawe cyangwa se umuntu ushobora kukureba akavuga ati suriya muntu mu by'ukuri nshobora kuba inshuti nawe? Bisanzwe hari abantu benshi babiteguye gufasha gutanga mu by'ukuri ibyo bashoboye byose kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke cyangwa se mu murimo w'Imana mu buryo bw'ivuga butumwa. Ni iki wababwira? Icyo nababwira ko gukorera Imana nago
ntago ari ukuba waba umuririmbyi gusa nkuko twe turi abahanzi cyangwa n'abandi bahanzi. Hari umuntu ushobora kubangiye ntago nshoboye kuririmba cyangwa ntago sinanabona n'uwo mwanya, ushobora kuririmba ariko adafite umwanya wo kurepeta, adafite n'umwanya wo kujya muri studio nkuko twe tubikora. Akavuga ngewe mu rwego rwo kugira ngo nifatanye na Anto kuririmba niyo kumusapotinga, nshobora kuvuga ngo support yanjye azanzamuhamagara ajye muri studio nishyure nawe ni support, cyangwa se no muri concert nabonye abantu bazi gukorera Imana agatanga amafaranga kugira ngo ibikorwa nka biriya bigende neza. Rero ni ibintu byinshi ushobora kuba utakora uyu murimo ngo uririmbe nkanjye cyangwa bigire gute, cyangwa ushobora no kuvuga ngo ngewe ndi umwanditsi mwiza sifite ijwi ryo kuririmba ariko reka indirimbo nanditse kugira ngo ikorere umurimo ikorere Imana yihereze Anto. Kuko niya ndirimbo yasohotse yitwa N'umukiza iranakoreye muri concert n'izindi nakoze zirahari, nayo ni umuntu wagize ubwo bushake. Nari nagiye kuri ese Musanze aravuga ngo nakumvishe uburyo uri umuririmbyi, uburyo uri gutera imbere, ko twakoranye umurimo ntari naba umuhanzi. Aravuga ati ngiye rero niyemeje kukwandikira indirimbo, yarayimpaye kandi indirimbo nziza. Turamusoje, Imana imurinde, Imana imuhereze umugisha. Nimba ntabanga yitwa nde? Yitwa Muhire. Muhire ndumva ari umusore cyangwa umugabo? Ni umupapa. Papa turagusubira cyane. Ni umugabo mbere. Ni umugabo. Oya umugabo se ntuzi ko buriya abagabo ni umugabo utari umupapa cyangwa ni umugabo w'umupapa? Aya ni umugabo ko byagenda kose ni umugabo. Umugabo ko bwa mwuka Yesu yaravuze ngo uwo mwuka namanukira muzaba abagabo. Ni abagabo bo kumpamya Yerusalemu n'Indaya kugera ku mpera y'isi cyane. Ariko uyu nguyu afite umwuka wera ko urumva yaratangiye. Turagusuhuje Muhire, Imana ikwishimire aho uri hose. Hanyuma n'iki wabwira abantu bafite umuhamagaro kuririmba cyangwa se indi mihamagaro iyo ari yo yose kugira ngo ubwami bw'Imana bugende neza ariko bakitinya? Waratinyutse, turabigushimiye pe, turabigushimiye kandi ubyumve ko uri umwe mu bantu, hari abantu benshi bashobora bakwigirwaho. Hari umuntu udukurikiye iki kiganiro cyangwa se uzacyumva ari hirya no hino ariko nawe akaba ari umuhanzi mugenzi wawe, n'iki wamubwira? Icyo namubwira ni ukumubwira yuko uko ukorera Imana ni ibintu bisaba kwitanga, ukigomwa, ukagira iby'agaciro wowe wigomwa kugira ngo uhereze Imana icyubahiro cyangwa ubere umugisha abandi. Mu by'ukuri indirimbo turirimba ni indirimbo z'Imana ariko hari umuntu ubana we afite ubwo bushobozi muri we, afite ubushobozi bwo kujya muri studio aze no kuririmba buri kimwe agifite ariko akavuga ngo sindapfusha ubusa amafaranga. Akumva yuko ibintu agiye gukora ari gupfusha ubusa, ari barasesagura, ariko akirengagiza yuko ya ndirimbo zandika, ya ndirimbo zajyana hariya muri studio. Hari abantu batagira umwanya wo kujya mu nzu y'Imana, batagira umwanya wo kujya mu rusengero, batagira umwanya wo kwicara n'amasaha nk'atanu ngo bakurikire ibyo muri korali bari kuririmba cyangwa iki. Ariko muri kazi akora cyangwa muri bwa buzima bugoye arimo afite wenda iminota 30 cyangwa 10 yo kujya kuri YouTube. Niba indirimbo wayikoze ukayishyira hariya, wa muntu wabuze wa mwanya aragenda ashake bwa butumwa ashatse gutanga abukure kuri YouTube kandi arafashwa. Icyo Imana yaguhamagariye gukora ubu uragikoze. Rero ntago ibintu dukora ari gupfusha ubusa amafaranga nko babivuga. Hari n'abavuga ngo ni business, kuko buriya Imana yaguhaye umugisha nabyo byashoboka byakuviramo business ugakorera Imana kandi ugatera imbere. So rero nabwira abantu bareke kwitinya. Niba ufite iyo mpano ukaba ufite ubushobozi, kora umurimo w'Imana. Kora umurimo w'Imana, ukora indirimbo ushyire hariya, utekereze ko hari abantu benshi bazabona Imana kubera weho, kubera bwa butumwa watambukije. Yego, urakoze. Imana ni Imana ikomeye cyane, Imana ni Imana ikomeye cyane, ifite imbaraga n'ubushobozi, ifite ubutware, niyo yonyine yanze isi, itegeka inyanja, itembesha amazi mu butayu, yitwa Ndiho, itanga amano mu gihe gikwiye, yitwa Imana.
yashyizemo umwana w'abahanuzi ubutumwa bukwira isi yose, ishyiraho itorero ryayo ryubatse ku biti bya elayo n'ibitereko by'amatabaza, uko niko gukomera kwayo n'ibitereko by'amatabaza, uko niko gukomera kwayo. Ibikorera mu mwana wayo Yesu Kristo, uwo ni we mwami w'abami usumba byose, uwo ni we arakomeye, 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 uwo ni we, uwo ni we, uwo ni we, uwo ni we, arakomeye, 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 uwo ni we, uwo ni we. Umurongo rero urimo uramfasha turawusanga muri Yohana 15:7. Uwo murongo uravuga ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka muzagihabwa. Kuguma mu Mana rero nabonye ari bwo buzima, ni imibereho, kuko nta kintu cyiza nko kuba mu Mana. Yego, nta kintu cyiza nko kubana n'Imana, uko namaze kubona yuko ushobora kuba uri mu bintu bitandukanye n'ibiguha amahoro. Ushobora kuba uri mu bintu wowe wakwita ko bifite agaciro ariko ntibiguha amahoro nko kuguma mu Mana. Kandi none iyo uri mu Mana nta kintu wahisaba ngo ikikwime, nkuko nakomeje mbibabwira kuri la concert, nabaye imbere y'Imana ndayisenga, Imana iranyumva inkorera igitangaza. Hari n'undi murongo umfasha nuko ntibuka ahantu bavuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Urumva iyo uri mu Mana ukayishakana umwete, ukirinda nyine kwishyira wowe kwihugiraho ubwawe, bya bindi washakaga, bya bindi wifuzaga wabonaga ko bidashoboka, urabibona kubera kuri mu Mana, kandi kubera ko Imana ariyo washyize hehe imbere. Imana ishimwe. Murakoze. Tusoza ikiganiro cyacu, wagira icyo ubwira urubyiruko rumujena rega? Yego. Icyo ubwira urubyiruko n'iki kintu wababwira? Urubyiruko ikintu nababwira ko gukorera Imana ni byiza, bitanga amahoro, birimo inyungu nyinshi, kandi ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ukubaha Imana harimo ubukire, ubugingo n'icyubahiro. Urumva rero izo ni ingororano z'ababaha Imana. Urubyiruko rwubaha Imana ruba rufite ubukire, ruba rufite ubugingo, rufite n'icyubahiro. Urumva rero icyo nabashishikariza ni ukubaha Imana, tugakorera Imana muri rusange, ari njyewe ari n'abandi, tukaharanira ko Imana tuyishyira imbere kuri ya mishinga dufite, muri bya byifuzo dufite n'ibyo twifuza kuzageraho, kuko abatubanjije cyangwa abakuru kuri twebwe, abageze kure uko bagendeye muri ibyo bintu, Imana irabashyigikira. Yego, urakoze cyane, turagushimiye. Yego, nkuko tangiye dusenga Imana rero, reka dusoze nanone dusenga Imana. Wasenga Imana. Mana yacu, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga wabanye natwe mu kiganiro, waduhaye icyo kuvugira imbere y'ubwoko bwawe. Ishimwe ni ryawe Yesu. Mana, reka buri wese wakurikiranye kino kiganiro akaba afite ibibazo bitandukanye, umusubiza ibyifuzo. Mana, abafite ibyiringiro bikeya muri bo ubongerere kwizera, imbaraga zawe zitugote, icyo nirukanye n'imbaraga z'umwijima ziturwanya, mu izina rya Yesu. Komeza tubere maso, turindisha imbaraga zawe, kandi icyo ushaka ko tuba cyo aba aricyo tuzaba cyo, n'iterambere ry'umwuka ndetse no mu mubiri buri wese abeho mu buzima bukunezeza bw'amashimwe. Urakoze rero, bana na buri wese mu mirimo ye, mu buzima bwe bwa buri munsi, kandi icyo uruta byose uzaduherezo ryiza. Urakoze kuri Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, urakoze. Amen.